we koroneri Makanzu watanze ubutumwa ku social media hose ku isi yose, ubutumwa bwawe bwarumvikanye hirya no hino ku isi yose. Kubera iki wavuye mu nkotanyi ukazivamo ukaba uri gutanga ubuhamya bw'ibyo mwakoze byose, n'abandi b'FPR inkotanyi barimo kubutanga bucece hirya no hino ku isi? Kubera iki mutanga ubwo buhamya bw'amabara babakoresheje? Ni ukubera iki mutanga ubwo buhamya? Ubwo buhamya ni ukubera iki? n'Imana iri kubakoresha kugira ngo ukuri kujya habona? Bimeze bite? Kubera iki muri gutanga ubuhamya inkotanyi hirya no hino ku isi yose? Nongewe inkuru cyangwa se ubuhamya natanze nuko nababajwe n'impfu z'ubundi bwoko bwiswaga, tunabigizemo uruhare, ugasanga kwica ubwoko bumwe ukibaza aba bantu bo bakoze iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu nagiye nshyira ukuri kwanjye ahagaragara, kandi nta nubwo ngewe nasize ukuri kwanjye kugira ngo munkunde, si ukugira ngo munkunde, ahubwo ni ukugira ngo ukuri kujya ahagaragara, ababuze babo babone ubutabera. Ndiyo iva sawa mumbabarire. Iyo niyo mpamvu ukuri kujya ahagaragara, si ukugira ngo bagukunde waranini, ariko wibuke n'abandi bose baracyapfa n'aya magingo, abantu bose bari gupfa, bose. Ugiye muri gereza wasangamo abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye, mu makasho yose bashimutwa b'uburyo b'ingeri zitandukanye. Abantu bose ni ukuvuga isubiranamo rya FPR inkotanyi naryo ringana na Mugega. Ubu bose abakoranye FPR inkotanyi barimo kwirangiza, bari kurangira nk'isabune, nka buje, nka bombo, n'ababo bose barimo gutsindagirwa muri gereza badahunze, baricwa, baburirwa irengero, gutyo. Ubwo buhamya bwawe rero ku isi yose abantu barimo kubukurikirana bibazaga, ariko ngira ngo utanze igisubizo mu magambo make cyane.